Yes, mbahaye ikaze kuri Mama Nana official, ngewe nitwa City Hunter, ndi kumwe na Karabo K'Imana, umuyobozi ukomeye cyane. Kandi nanone nimba utameze neza, reka tuvuge amafufu n'amafaranga bigufubike, ubundi wumve uguwe neza. Yego Asia Muyobozi uraho? Maze nkuhamagara nabonye zira nkuru bakwanditseho. Bavuga ko ngo uri ufite ubushyuhe, ngo kubera nyine ngo bira bintu byose ngo babonaga ngo urimo urabwira ngo uriya ngo ni Steve ni harya. Ceka ariko bwana mu kinyamakuru. Barakubeshye se? Asi ari amajwi nayawe wibeshya. Ari amajwi nayawe si twabyumvaga se. Ahubwo ndi mu kiganiro. Ndi mu kiganiro buretse ndaza kuvugisha Asia. Abana barahariko. Sawa. Ndi mu kiganiro buretse ndaza ku sawa. Komeze sorry. ari umuyobozi. Asia wowe aragufata, abandi aba yanze kubafata. Asia turaturanye ariko. Turaturanye cyane. Hariya mutuye iruri. Hariya za Rusine hirya. Bo batuye kaje vuba barakomeza. Ariko rero ubwo nsuje abantu bakurikiye Mama Nana, abasore, abakobwa, abakecuru, abasaza, abana batoya, mwese mwumve ko ndabaramukije kandi abakunda cyane. Umuntu nyanga we mumwihorere mushyire hirya ku ruhande kuko nta gahunda bafite y'ubu buzima busesuye. Mumwihorere. Abantu nago bazi kuri umuyobozi, n'ababizi ni bakeya. Hanyuma ba bantu bawe mumeze muti? Abantu banjye ushatse kuvuga abantu bahe? Ari ijambo ajya kuvuga ngo disability. Ko Pastor Mutesi ari umuntu umva nkubwire bwana munyamakuru. Ubwo nibyo ushaka kumbaza, wahereye kare mbere yuko ushyiraho kamera witoratoza ngo none se ngo Pastor Mutesi ngo muraherukana, ngo heruka kumubona ngo ndegerayo. Ngewe abantu banjye ndabafite barahari. Harimo babasiya, harimo ba Jihad, harimo ba Kasuku. Ubwo muri iyi minsi mfite gahunda yo kunga Kasuku na Jihad mwoka byara bongeye baca amatanya. Kasuku na Jihad muri iyi minsi sinzi. Ngira ngo wakunga abapasiteri kuko mugeze habi. Abapasiteri mbunga bande kunga Pastor Claude na Pastor Mutesi. Kara bari se wapfa kubunga bari. Erega bari ibintu baba barimo barabizi. Barabizi bari n'aba YouTubers bahatari. Baba bazi ikintu bapanga, babazi uburyo views zishakwa. Naho mwebwe muba muri aho ngaho mukabona ngo abantu ngo bashyamiranye. Ko muba murimo barasenya umuryango nyarwanda noneho babandi babareba. Ega abantu nubwo bakunda kureba amatiku ariko bayareba bayagaya. Buriya rero amatiku hari n'abantu bibeshya ko abanyarwanda ngo banga amatiku. Ikizabikwereka ko abanyarwanda benshi bakunda amatiku yego nuko nukora ikiganiro cyo kubwira abantu uburyo bakwiye kubana mu ngo ntikirebwa. Iyo ukoze ikiganiro wereka abantu uburyo bateka indyo nziza yujuje intungamubiri ntibareba. Yego. Ariko iyo umukobwa aje agakuraho akazana akajipo kageze hafi yo mu ntuza mu rukenyerero bagira guti baramureba. Yego. Iyo yibeshye noneho agashwakurura agashwandarika ikarisi kajya hanze ngo biba bibaye ibindi views ntubona uzishyira. Iyo uzanye abasesengura bagasesengura ku bijyanye na Mutesi no kuri Pastor Claude barareba. Gusa badakunda amatiku ni ibi bizarangira gute Kara? Bizarangira gute kugira ngo twikomereze ikiganiro? Urabona se bizarangira bite? Baba bafunze. Mbese ubundi bafunze bamwe ni harabo bagiye bafunga kubera amatiku bafata ku mafuta bose ntibafunze bajyanye muri gereza, abandi bose ba Jean Paul ntibabajyanye muri gereza. Ariko urabona amatiku arangira, ahubwo aba bantu kugira ngo amatika acike kiretse niba babona umuntu ufite amatiku menshi bakamushyira ahantu bakazana inkoni. Inkoni nziza ya yindi twadukoni babuhabo hakakakoni kabaka
kadigadiga bakamuryamisha hasi bagakubita ku matafari ku dutafari cyangwa se ku twicarizo ya karandagira ngo tuganire honyine nari nakubajije ba bantu hari terime nziza ari ufite uri umuyobozi ukuvuga ngo disability is not inability yes yego hanyuma hari abantu babitekereza bati umuntu niyakora umuryango ndagira ngo uduhe ubuhamya utubwire ngo ese mwebwe ubwanyu iyo mubyumvishe gutya abantu bavuga ati ntiyabishobora nabonye ufite sheri mwiza ujya no kumugurira akaburusheti kandi kari sawa unahumurize wa muntu uri kure utabasha kugeraho ubwo ataza urabona uri umu public figures uza hano kuri cano amateleviziyo arakuzi uri n'umuhanzi ngewe nkuzi uri umuhanzi warabaye icyamamare amacano yose sibyo ko na n'ubu uri icyamamare nta nundi biranagoye kuzabona uwundi muntu w'icyamamare ukora muri ibi bintu bya entertainment nkanjye hano mu Rwanda ndi umwe nka nikurikira mva nkubwira ibyo nkubwira nge ndiyizi kuko iki kintu cya mbere mfite karite zigera muri 5 iya mbere ndaza kugaruka kuri ibyo wambwiraga by'abafite ubumuga yego karite ya mbere mfite uko ngaragara bidasanzwe yego icyo cyo kiragurisha yego ariko icyo nticyari gihagije gusa icya kabiri ndi intyoza mu kuvuga cyangwa se ndabo bita aba public figures sibyo ndi umwe mu ba public figure nzi kuvugira mu ruhame yego icyo cyo no kuba nzi kuvugira mu ruhame kirakonta yego iyo isi karite ya kabiri yego karite ya gatatu ndambara nkaberwa cyane rwose si karite ya gatatu iyi ya kane nzi gukora itangazamakuru ndi umunyamakuru mwiza yego ni karite ya kangahe ya gatanu okay dukomeze ndi umukinnyi wa filime mwiza hano mu Rwanda ndi umwakiteri mwiza ndi umuririmbyi mwiza yego ndi umu social media influencer mwiza wese ubwo ayo makarite yose ubwo urumva ndihagije nzi kwiyaminiya mu rurimi nzi ku speakinga yes vuga indimi zingahe kara vuga indimi zirenga rumwe Ikinyarwanda ni iki Ikinyarwanda ni iki we fata ko ntavuga ururimi rumwe kuko hari ugushobora kuvuga nko kubwira nturwo sinduzi inzu rundi unajua lugha ya Kiswahili ya man cha barabarani tu hapana Kiswahili sanifu yes Kiswahili vizuri twikomereze nanya ko ngako niko ka barabarani kandi tuweza kusema Kiswahili kingine sema na Kiingereza unakisema sema Kiswahili twende mimi nasema kifefeko na wewe unanidanganya unakuja hapo kunidanganya wewe ngo twakomeje hano twari turi sema lugha ya twari tura okay ikindi wari wambajije kubijyanye n'abafite disabilities kavati nago yakubaka ese yavamo umuntu w'umugabo nyine umuntu abantu bafite ubumuga muri physical appearance hari ubugaragara hari n'ubutagaragara yego ubwo butagaragara wenda nibwo wavuga ko buba bukabije cyane ariko ubumuga bugaragara nka buno bwacu wenda uko umuntu ashobora kuvuka gutya umuntu akavuka afite amaboko adahagije mujya mubabona umuntu akavukana ubugufi bukabije abo kera bitaga ibikuri so abo ngabo ntago baba bamugaye mu bitekerezo yego jewe rero kuba nagaragara wenda nashatse umugore mwiza cyangwa ari umugenzi wanjye dusa umukobwa ashatse umugabo usobanutse cyangwa umuntu akagaragara yabaye umuyobozi afite ubumuga bw'uruhu it's not big deal ntago ari ibintu birenze cyane kubera ko kugira ubumuga ntaho bihuriye n'ibitekerezo nyine kara nuko wowe wigirira icyizere muri karite ufite nuko utongeye ati nge nigirira icyizere komva ariko hari undi bibangamira kandi urabona nanjye byarambangamiye yego ariko ndareba ndavuga ariko ubundi reka mbwira abantu banafite ubumuga bankurikiye hari ukuntu ushobora kwirimita ukagira complex ariko nanone
iyo utekereje cyane usanga iyo limitation ufite nta kintu izakumarira kuko ubumuga uba ufite ntiwaba uri buveho. Nimba ufite ubumuga bw'uruhu nibyo, nimba waravutse uri umuntu mugufi ntuzaba muremure. Yes, ugomba kwiyakira ukigirira confidence. Kuko ninjye narebye mbona uruhu ntiruzahinduka. Kera nigeze gusengana na mukuru wanjye, dufata iminsi 3 turasenga ngo turebe ko Imana yaduhindura. Ku munsi wa 3 bigeze saa 6 z'ijoro ducana ikibiriti ngo turebe ko twarangije guhinduka, dusanga turacyari uko turi. Turavuga tuti ni ibiki what? Ariko tugezeho turavuga ngo tugomba kwiyakira uko turi, tukishimira ko Imana yaturemye. Yes, nibyo. Karabo rero nk'umuhanzi kara naguherutse pe, meruka kubabona muri ya ndirimbo ya Niyo Patrick, nabonyemo na mama w'abapampe. Ariko narimbaga nzamura Patrick. No pampe tujye tubwizanya ukuri. Mama w'abapampe mwamukuye he? Patrick uzamubaza we yamukuye. Ariko mama papa zikuririmba by the way. Zikuririmba. Erega bundi nawe utabasha kuririmba. Usibye iby'abantu bibaba bigize ngo nabantu ngo bazi ngo kumenya ngo amajwi meza ngo namabina. Amajwi meza n'amabisi babitandukanya gute? Imana twese yaraturemye dushyira ku isi. Bamwe ngo bitoranyamo ngo bamwe ngo nabahanzi ngabandi uri umuhanzi sende Imana yigeze kuhoremera kubwira ngo uri umuhanzi. Nawe waba umuhanzi nawe wa munyamakuru. Yego. Hanyuma rero hari abantu bajya batise wazaririmbye ukigumira uri umwanditsi mwiza ego ufite karite nyinshi. Kira gikona uwo gikona kinyuze hano ngira ngo ni inyama kijya hariya mu bukwe yaruguru habaye bukwe ariko kuntu kinyuzeho kinyuze amaguru cyayabangaritse cyane igiki kijyanye komeza. Umuhanzi mwiza kara yewe kuba ndumanzi mwiza pe ntago bishidikanywaho ahubwo ngira ukuntu mbi managinga byose kuko ndumuhanzi mwiza, ndumukinnyi wa filime mwiza, ndumukomediye mwiza, ndumunyamakuru mwiza, ndumusocial media influencers mwiza. Ubu ibintu byarananshanze amusubiza zabigenza noneho ba bantu rero bakubona uri umukozi niho hantu rega nshaka gushingira ngo tuhinjire ugasanga bajajinze Karabo tumubonye hari urugendo rwamukubise ibiceri byo ari gukorera ricaye kuko ntago buri kugira tumubonye hariya byagize gutatabata ariko nk'uyu kweri ugasanga babifashe nkaho utabereye imbuto nziza bo mubavuga hiki. Yego iyo babifashe bakabiteranya bagafata Karabo w'umuhanzi muri gospel bakamuteranya uwa public figures n'ushosho media influencer mwebwe mubivugaho gute kandi ugasanga umuntu ubivuga nta kintu na kimwe akora. Ubundi ikintu cya mbere wowe yuzi icyo ushaka wirengagiza amagambo y'abantu kuko nubundi bakumenye batazi icyo ari cyo kurimo bakumenye kubera ko we wa promotinze ikikurimo. Rero hari n'ikindi kiba kiturimo dushaka gupromotinga babandi batumenye muri cya kindi batumenyemo mbere bagashaka kutubwira guma muri cya kindi twakumenyemo no icyo wamenyemo ushaka ko ngumamo sicyo cyonyine kindimo hari n'ibindi bindimo. Ibyo rero ntaga abo bantu ngembaho umwanya ngiwe nzi icyo nshaka nzi n'impano zindimo ni nyinshi kandi ndagira ngo mbwire n'abantu bajya bibeshya yuko umuntu agira impano imwe barababeshye. Yego barababeshye iyo ni propaganda y'abanyafurika y'ubunebwe yo kurera icyo bita rezi ubunebwe. Umuntu wari wese ushobora kwicukumbura ugasanga wifitemo nk'impano zirenga 5 cyangwa 5. Yes. Ibyo rero by'abankompeningaho ngo Karabo ngo kuki ngo wenda ngo ujya muri bira cyangwa ntibanabimbwira bakavugira mu matama ibyo birabareba. Je ntago mbitayeho kuko iyo mpano bashaka ko ngumamo bayimenye kuko nayiberetse nibareke n'abandi bantu mbereke ibindi bintu ibyo bo bangahara abandi bazabinkundira. Nibiba bikubangamira ugasanga nyine hamwe hari aho waburiye umuntu akaba turi aho mu matiku sinakongera kumuha agatuti mu rusengero. None se agatuti atama agatuti ibindi mba ndimo byo ntibabyinjiza. Ubundi reka nkubwire ubundi muri iyi Afrika twakuriyemo ugomba kugira icyo bita plan B. Plan B yes. Ukaba ufite plan hamwe byanze plan plan A cyangwa se plan I iyo ngiyo iyo ni ya yindi batumenyeho y'ubuhanzi
ukagira na plan B hahandi ubona mu buhanzi batakigutumira ukahita ujya muri filime. None se ubwo umuntu ushobora kuvuga ngo Karabo nge ntago mbitaho. Hari indirimbo naririmbanye na Patrick ivuga ngo ntago tubaye ku mugambi w'abantu. Nayo irimo mama w'abapa. Tubayeho ku mugambi w'Imana ntago tubaye ku bw'abantu. Nge ntago nkora ngo nshimisha abantu. Nkora kugira ngo Imana nyinezeze n'ubuzima bwanjye bubeho neza. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Yes. Ngomba gushaka pesa kuko abantu nagiye mbiringira ngo bazama amafaranga barayanyima aho kuyanyima ahubwo barantuka. So mu gihe bayashatse kuyanyima bakashaka kuntuka rikajye nyishakire rero. Mfite ubushobozi jewe kuko nashaka amafaranga nkigurira imodoka umuntu yanze kumpa. Mfite ubushobozi bwo kubaka radio na televiziyo. Why? Kubera iki nge ntabikorera nkabiharanira. Ego. Ya ikindi rero tukiraho ngaho muri social media influencer impamvu murahagera bamwe mukabazamura abandi mukabakubitisha hasi amagambo nk'inkuru wanze kuvugaho mbona nakubwiye ati mbona bizarangira bamwe nanone bongeye gukoramo ab'intangarugero bakabera abandi urugero bakarya amapingu. Ubona ari iki YouTube yo mu Rwanda ba YouTuber bo mu Rwanda mukunda nawe ndagushyiramo kuko uri umwinfluencer wa mbere mukunda ikintu bita itiku no gusenyana ndetse cyane cyane muri n'abakozi b'Imana hahandi bari babazi naho mwimuke bagasanga nta mbuto mwayereye kandi ari cyo gihe Imana ibaye ngo mubwira abantu bugiye kugurugera kandi abantu badukurikiye n'abahanga. Uyu munsi umuntu utsimbaraye urabona u Rwanda rugendera ku bumwe sibyo? Uyu muntu dukurikiye wenda utsimbaraye ku bwoko runaka uyu muntu yabonye umuntu uharanira ubumwe avuga ko yibeshya avuga ko ari no mu matiku sibyo? Uyu munsi wa muntu utsimbaraye ku bumwe uwo nguwo we bamutera amabuye kuko bavuga ibintu bidahwanye n'imitekerereze yabo kuko bamwe bafite utuntu twinshi icyo gihe bafata wa muntu nk'umunyamatiku. Sasa abantu benshi ku isi bubatse ikintu bita ikinyoma barangije bagisiga amavuta baranakidekora. Icyo gihe rero iyo uhagurutse urwanya ikinyoma bakwita umunyamatiku. Uzareke kuta umva nkubwire ntuzabe nk'abafarisayo nawe wa munyamakuru. Uribuka ko mu gihe cya kera na Yesu yajyaga abwiza abantu kuri bagezeho baravuga ngo uriya ngo ni umwami w'abadayimoni. Ukuri ko gusohora amajwi hanze se ya Karamo ngo n'umugore bashwanye uko ni ukuri ka? Oya ukuri se ubundi se reka nkubwire ukuri kwawe utekereza ko ariko kuri Imana ishaka ahubwo wenda kwa kuri wowe urwanya kwa kuri abantu basohoye amajwi y'umuntu runaka w'umusambanyi wenda Imana niko ishaka cyangwa nibwo buryo Imana yanyuzemo kugira ngo wa muntu imutwikurure. Bibiri ivuga ngo iki igivuga ngo izabatwikurura igitwikurura abantu ikabereka abantu babeshya ikabashyira ku karubanda. None se batwikurura gute nyine? Nuko nguko ishobora gukoresha Karabo wenda agashyira amajwi yabo hanze n'urugero. Imana inyura mu nzira zayo. None se yari ku kagezi k'ikireti byagenze gute? Abantu nibanze kumugaburira Imana yakoze iki? Yakoresheje igikona. Niyo se kimuzana ibiryo ntiyari kuvuga ati ntabwo ndya ibiryo by'igikona n'ibiryo no ibintu byose bigira impamvu. Ibi bintu abantu rero bita amatiku nibabyitondere kuko birimo biravumbagura kuri kwinshi abantu bari barahishwe abantu bari baratsikamiwe. Reka rero abantu bagerageze kuvuga ukuri bizatuma societe iba nzima. Yes. Abavuga ati uko si ukuri ni ugusenya umuryango nyarwanda ni ukwangiza abana babo. Uko kuri kutaraza se abo twagiye tuvugaho bari bamaje gusenya inshuro zingahe? Aba mwagiye muvugaho nimo ndakubaza internet itaraza YouTube zitaraza naga abantu banaharikaga umuntu ntabwo atungaga umugore akumva atamuhagije akajya guharika. Uzi YouTube ziba ziri ukuntu twari kubota ntago byaba ukavuga tuti runaka yashenye urwo yagiye guharika. Ibyo rero impamvu bamenyaga ngo runaka agiye guharika nuko kera hari nayo ibyo bita amatiku hari ukuri ariko kudafite internet ngo ikwihutisha. Byari biri mu makaritsiye ubu byavuye mu makaritsiye. Uyu munsi ushinga televiziyo ukajyaho ukavuga ko akuri kwawe kukarakumvishwe n'abantu 5,000. Gacwa noneho kwa kuri uri kwita ukuri kwabaye amatiku ngende kubyita itiku byahageze ku muyobozi mukuru. Umuyobozi mukuru wa he? Wa Nyanza meya. Nese bya meya no ni itiku biriya. Sirumva umuyobozi none se ubundi meya aho yareka mbanze mubwire meya uwo meya uvuga si pasiteri si Gitwaza si Masasu si Rugagi iki cyabaye kuri meya kidasanzwe niki?
kwirira umwana nyine w'abandi. Nimba yamuriye nyine ni meya, ntago jewe nsesengura cyane cyane ku bijyanye na gospel, nimba yamuriye ubwo nyine yapagariye. Kandi numvaga ngo umugore we yari yaramutaye. Kandi nanone ntiwirengagize yuko hari abagore basigaye batabagabo, bakirenga abagore barigize nk'utumana. Umugore agatumuga bavuga ati ndamutaye, ukagira ngo niwe Imana yawe, akumva yuko niba gutaye abandi bagore batazakubona ngo bakwikundire. Ubwo niba uriya wa meya ari we yaramutaye, ikizungereza cyaramubonye kibona ko gikwiye kumwomora ibikomere ya. Ahubwo wenda ikosa ya mukobwa yakoze no kujya muri office akifotoreza ku ibendera. Nayo ibyo kuvuga ngo umugabo ngo yaramujyanye ngo barakundana, none se ari gukomeza kubaho gutyo gusa ko numva ko n'umugore ngo bari baratandukanye. Kara uyu mugabo nafite agahinda, uyu mugore yataye. Uyu mugabo kuko uyu mugore nawe yarataye umugabo. Nimba afite agahinda se kuki atamugaruye? Erega umva nkubwire. Ubundi ngiye kubwira ikintu abantu bashakanye bacyumve. Nta muntu Imana yigeze iremera undi ngo bavuge ngo Imana ivuge ngo uyu niwe kamara ku buzima bwawe. Never. Iriya ni inyigisho babazaniye ya antikristo, ni inyigisho iyobya. Bira bavuga ngo wowe nguriya ngo niwe Imana ngo yakuremeye akaramata. No way. Uzi iriya jambo icyo rishatse kuvuga? Kubana akaramata. Uzi umuntu Imana yakuremeye kubana akaramata? Mukubwire wowe. Yego. Ni umuntu ni muri cyagiye uri muri position nziza y'ubumana, ufite umutima Imana yishimira, na wa wundi mubana afite umutima Imana yishimira. Uri kumva? Abo ngabo ni Imana yaremanye kubana akaramata. Yego. Ariko hari n'abantu usanga umuntu niba ashatse umugore, hari n'abantu wenda Imana ishobora kurema, reka nigaruyeho gato ko ibyo birashoboka. Hari n'abantu Imana ishobora kurema ikarema abantu bakaza kubana bagahuzwa n'Imana, abo ngabo wenda bakaba babana akaramata. Ariko wibuke yuko hari n'abantu bagiye bicira inzira bakabyitirira Imana. Nawe ni ikindi, abo nabo ni ibindi. Urimo urabyumva? Wa muntu rero iyo yabanye n'uwo babanye, bo bakibeshye yuko bahujwe n'Imana, hari igihe kigera igihe kikabavumbagura, bikarangira badahuje, bagatandukana. Iyo batandukanye rero haba hari uw'Imana ubundi yamuteguriye mbere yuko adeviye umugambi w'Imana. Haba hari uw'Imana yamuteguriye, akaba ari we wenda bahita bahura. Ujya ubona ko hari igihe umuntu asenya urugo rwa mbere, urwa kabiri bagahita babana akaramata. Aho nigaruye neza. Bari batangiye kunera amabuye, mugarukira aho nga mugaruke. Bakabana akaramata. Kuko nge nemera ubuse reka mubwiye, ufite umugore? Ndamuteganya vuba aha. Wasanga urimo uratereta atari w'Imana yakugeneye. Cyangwa wenda sinabyananye n'umugore, wasanga uwo mbana nawe atari w'Imana yangeneye. Ari we wanje. Ari ngiye narakoresheje amarangamutima yanjye ngagenda ngashaka. Atabyumva gahita wati wabivuze. No, wasanga nawe umugabo Imana yamugeneye atari iki. Nawe ibyo byemera gutyo. Ubu ko muzabyara n'undi mufite abana bangahe ka? Ubundi iyo turimo turatereta, rimwe na rimwe twibeshya mu gutereta. Ubundi iyo utereta ugiye kureba umuntu muzabana, ntabwo ukoresha opinion. Ntabwo ukoresha amarangamutima. None se ko mu bantu ukira ukoresha umutima Mana. Yego, ukira ko mu bantu ubu ngubu ubona ari wowe nyine wawe, wowe ubwawe. Nabimenya gutegera Imana. Imana niyo ibizi. Imana ubuzimana iramutse ikatwereka ibyo yagiye dusezeranya. Wasanga mwe mwese mwaragiye mudeviye umugambi w'Imana. Imana ikavuga ati wowe uriya muntu washatse ntaga ari we, washatse ugendeye ku ndeshyo wowe n'amatari. Kandi ugasanga wenda murabanye murasazanye, Imana ikavuga ati durubone nera kugeneye n'uriya. Uriya. Ibyo bintu rero tubikuramo. Ubundi Imana nta santime igira. Imana iramutse ije ishobora kuza ikareba umuntu wifite ikimodoka udukurikiye hano ikamubwira ati ariko umva wowe iyo modoka ugendamo ntago yari yawe, yari yuriya, yari ya Karabo. Ahubwo wowe waragiye uragenda wakamara uswa ugira gute, urapfundikanya utunga ibitari ibyawe. Yego. Ndabeshya? Ubu hari birashoboka ko hari umuntu wicaye mu nzu yawe urakodesha. Birashoboka ko hari umuntu waba yicaye mu nzu yawe. Ibintu by'Imana ntawapfa kubimenya, niyo mpamvu bivuzeho nkatuza. Imana ahubwo n'abantu uko babyumva nabwo baratubwira. Uzi ikintu hano muri Afurika ugiye kureba abantu babana banyabo bashatse Imana yabyemeye ni bakiya. Bamwe bashakiye ku moko, abandi ibi bintu ntubikate. Ntabyo nkata. Bamwe bashakiye ku mashuri, abandi bagendeye ku butunzi. Iyo ni Imana se?
kandi abo bantu bari mu nsengero baratera haleluya abantu bagiriwe neza n'Imana muzamure nawe haleluya washatse ugendeye kuki question mark washatse ugendeye kuki simbabwiye ngo musenye mugumane ariko abana bazabakomokaho mwige kubwira abana banyu byiza jewe nigeze kuba ndahanu muri ADPR habaho umwanya wo kwatura nanjye njya kwatuza abantu none umuntu umwe araza arambwira ngo ndashaka ngo nsengera ngo umwanya wo gusengera abantu none umuntu nyine akagenda ayo akongorera icyo ashaka kumusengera umukobwa arambwira ngo ndashaka ngo nsengere ngo Imana nk'umugabo ni yego ndagusengera ngo baburetse ariko ngo noneho ngo nsengere ngo Imana ngo ndashaka umugabo ngo muremure ngo w'imibiri yombi ngo mitandeka kumusengera ndabanza ndahagarara urashaka ngo ndashaka ngo ndamubwira no ndamusimbuka nyuma yaho mfata mikoro ariko mbicisha mu marenga ndababwira nti muzi impamvu amasezerano yanyu yagiye apfa mwahaye Imana ibyo mushaka mwe nimwareka ngo Imana ibahe ibyo ishaka amen none reka mbaze ubwire nturi Imana ntibikanabe tu suppose we waremye abantu bose waremye mugufi umuremure inzobe igikara bose se wabaremye bakunda none mumwe muri ba bana bawe waremye agiye gusenga atangiye kubwira Imana mana ubwo arimo arakubwira n'urugero ariko ntabwo uri Imana wo muri ndashaka umukobwa w'igishongore uteye gutya uzi ko Imana kugira ngo igusubize yagukubita uruki none nabwiye abantu babwira ariko ubundi iyo hataza kuba Imana ngingirire neza nkurikije ibintu nagendaga numva abantu bambwira ngo mbasengere ubundi nge nari kuba wandi aho hantu rero niho narebye nsanga abantu benshi bari mu buyobe abantu benshi bari mu bintu biraho bidafite 12 ndavuga n'abantu bakeneye kurogorwa ibintu babaroze wowe uri umurokore urajya gusenga Imana ibwira Imana noneho hari uwo navuga arabonjya mbona imbere ku ruhimbi ngo haleluya ngo reba ngo umugore Imana yamaye ngo hindukira shamada ngo reba ngo amabuno ngo umugore Imana yaguhaye ngo Imana sireba uko nguko iyo ni Imana se bo ishobora kumuguha ariko stop kubyirata mu rusengero kuko hariya ntagara aho birata ivangura no ahubwo wagenda ukavuga mureba umuntu Imana yamaye arayikunda kandi arayubaha ndashima Imana ko yamaye umufasha uyikunda Imana yego yes ariko mu rusengero ahantu habaye ahantu isibaniro ry'abantu bakora ivangura ugasanga umuntu yagiye mu rusengero umugore wanjye ni mwiza mwamubonye buriya rero njye hari igihe mureba kera nagiraga n'ifuhe ku buryo nanakumanura ku ruhimbi ngahita nkukubita inkoni uri ku ruhimbi uri imbere y'abantu imbere y'ibihumbi by'abantu utangiye kuvuga ibintu by'uburofa biraho Imana niteke Imana ubundi reka mbabwira ikintu Imana ntawe ubizi ngo Imana ni inzobe Imana si nyamoko Imana ntiwavuga ngo Imana ni ubu bwoko Imana ni ubu bwoko Imana sigira ubwoko Imana se ko ari byose ibintu nkubwira wigira ubwoba kuko twe turi abantu bakuru tugomba kuvuga ibintu byubaka society yego Imana si nyamoko ntago ari Imana ushobora gusanga umuntu wanga Imana ari isa nawe rero dufite abantu bigize nkaho basa n'Imana yego kumva jewe kuko usa n'Imana wowe Imana uzi kwisa reka ye nagiye nigeze kubwira abantu ndabwira ariko Imana ibaye isa n'akarabo iryo juru mwaryinjiramo ugasanga Imana ni wa muntu bavuga ngo ungafite ubumuga bw'uruhu ugasanga Imana irambwiye ati karabo ijya ku marembo uyu munsi kubera ko dusa abantu bakaba bari baragutereranye genda ujye winjiza abantu nkajya ngenda nabona umuntu wari waranyanze nkabwa nisubira inyuma cyangwa nkukubitire hano ariko ntabwo narwana nabwo nisubira inyuma waranyanze kandi genza na papa sasa icyo bishatse kuvuga ari iki yigisha imaho ne iyi kora ibyo Imana ishaka ikindi kunda abantu bose kuko iyo wiringira wirirwa uririmba wirirwa uri muri korari wirirwa ubwiriza ntuzi ukwisa tureke ibintu biraho tureke ibiki kandi ibintu byo kuvuga none ngo abantu iyo bavuga ibi bintu ngo na amatiku ntitukavuga ukuri ngo kubarye ngo mubihindura amatiku ntayo yego mukire imitima mureka guhita mubyimbye hari abantu uvuga uko asanga umuntu yabyimbye ngiye nigeze kubwiriza ahantu mbwiye abantu ndavuga ni haleluya baraceceka ndongera bavuga haleluya baraceceka mitangenda mitankira igikapu hasi mitangenda mfata igikapu cyanjye mitansoka mu muryango w'urusengero ndagenda kuko mitambona yuko ibintu nababwiye
byabariye kuko impamvu ngo ikintu twapfuye umuntu yaraje ku ruhimbi aravuga aza ku ruhimbi aravuga ngo bene ngo nk'aba bantu ngo basa n'abakarabo ngo bahoze ari amaboro ngo muri Tanzania ngo ukuntu babicaga ngo baragenda none uko abivuga we abakristo bagaseka ngo yego we ngo ngo nema bana muri ya kera none abantu bose bagaseka arabango bene abantu ngo bahoze ari amaboro none ukumva we yabaye nkaho yankiniyeho ndi umurambo yagize nk'umurambo muri make yamfashe nkaho napfuye arimo aravugira ku muntu uraho noneho abivuze gutyo abakristo basetse barangiye umva shawe mureke gusakuzana abapeti turi mu kiganiro urumva ubwana buriya ntago ujya nkunda ubwana buza kuvanga noneho abivuze ahita nyakira ku ruhimbi urumva ikintu yarankoreye ikintu bita torotire ni nko torturing yica rubozo kukwica umutima gufata icyuma ugacengeza mu mutima ukajomba arangije ngwino uririmbe ndamureba ndangije mfata mikoro bari basetse bataka ndavuga ariko muri abarokore we muri abarokore banyawe none se ko muri abarokore mwasetse iki twasetse kuri iboro ngo bavuze ngo uri iboro nibyo byabasekeje ubwo se mufite umutima w'abantu muri abakisito bajya mu ijuru ntago muri bo ntago mwagakwiye kuba mwanyinnye ku mubyimba murimo muraseka nk'uko gundi basekaga Samusoni igihe bari bamunogoyemo amaso ariko bya Samusoni sinabivuze ariko ni mu rwo rugero ndangije mitambwira ni sindi buririmbi haleluya baraceceka haleluya baraceceka mitangena mfata igikapu ndataha kuko ngiyewe ibintu by'abantu bakuriye mu bintu bw'ubuvangura bwe simbikunda kandi ndabizi neza uri umuntu ukomeye wifitiye icyizere unanezerewe amahoro Yesu atanga aba yafite at the end uba inzobe uba urukara ubigize gute hari ukuntu bizagenda umuntu rero ashaka yaca bugufi kandi nanone agatekereza ku iherezo rye karareka tugushimira nshimira ariko nasoza mbwira abantu ko mbakunda kandi mujye mwumva inyigisho mbagira ikiganiro wenda kibe gikurikiwe n'umuntu umwe sharing ikiganiro uko niyo waba umwe ikintu nakubwira ukuri kose you be happy ishime uko Imana yakuri ukuri kose nuzagendera ku muntu wakubwiye ngo wowe ninde se unyurwa n'ukuri kiri sharing iki kiganiro ukeneye kuvugisha call me 08685557584 kandi ndi impano Imana yahaye isi mugomba kunyumva nkuko munywa amazi mugomba kunyumva utanyumva mumureke yangare sawa asante asante jewe nitwa City Hunter